n'ibindi bivugwa muri iyi minsi haravugwa nk'umuntu witwa Chrysostome Ntirugiribambe uherutse kunyerezwa uherutse kuburira irengero. Nagira ngo nkubaze nkawe yo muri mashyaka ya politiki akenshi murakurikira wabivugaho iki? Anyesi no gukurikirana gusa nk'umuntu mu mashyaka ya politike, nk'umuntu ukurikiranira hafi ibibazo by'umutekano mu karere kacu muri rusange, by'umwihariko ubu biragenda bigaragara yuko igihugu nka Kenya, igihugu nk'Ubugande, ibikorwa by'ubugizi nabi bikorerwa abanyarwanda bahahungiye cyangwa bahatuye bigenda byiyongera. Simbona Kenya ifite inyungu zo kugira ngo ibuzaba abanyarwanda amahoro, nta hantu mbishakira ngo mbibone. Ntago mbona n'Ubugande aho butoteza impunzi z'abanyarwanda cyangwa abantu ku giti cyabo, ahubwo ibyo bihugu muri rusange ni ibihugu bibakira bikagerageza kubaha uko babaho byibanze, abashoboye bagakomeza, bamwe bakanitunga neza, harimo nko Krizo wavugaga. Ikintu rero kigenda kiza cyane nta kindi nuko abantu bose ubona bagenda bashimutwa n'abantu mu by'ukuri ubona leta y'u Rwanda ifiteho inyungu zihe zo no kuzikurikirana umuntu akazireba. Ariko ku bya Krizo binashoboye gukurikirana kubera ko sina Krizo gusa hari n'abandi bantu banyuranye ngenda nkurikirana ukuntu bagiye banyerezwa. Krizo nko mwabikurikiranye bavuga ukuntu yafashwe n'abantu bita abapolisi, abaturage bashaka kubaza bati se ni biki, bakarasa mu kirere. Ntago umupolisi arasa mu kirere. Krizo yatwawe n'amabandi, amabandi yarayobowe hafi cyangwa kure na James Kabarebe, akoresheje umusirikare witwa Steven Kazora. Steven Kazora n'umwe mu basirikare bazwi bakoze mu nzego z'iperereza. Ndagira ngo nabo basirikare bakoreshwa muri ibyo bintu bitari byo binyuranye bihotera abanyarwanda, bibuza abanyarwanda amahoro, barebere kuri zingero za General Karenzi. Ngira ngo igihe kirageze kugira ngo abatumwa mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bitandukanye nabyo. Ariko Kazora, Steven Kazora ndamuzi, ni n'umuntu tuziranye, yewe sinanavuga ko tutari tunamenyeranye. Ariko naratangaye kubona maraporo yo mbona ari we ubu ngubu usigayeho cordon ibikorwa byo gutwara abanyarwanda muri ako karere. Birababaje cyane, mbifite ibimenyetso bihagije cyane, kandi nkeka ko ibibazo nk'ibyo bitagomba kuzaherera aho ngaho. None se ubu yaba ari hehe Chrysostome? Chrysostome ari mu Rwanda, baramutwaye. Abani mu Rwanda? Ari mu Rwanda. Bifite gihamya? Bifite gihamya nk'ukuntu bifite gihamya cy'umuntu wa cordon operation kumutwara. None se u Rwanda, leta y'u Rwanda ifite Chrysostome afite iyihe nyungu? Inyungu sinyizi, ariko gusa iyo ndeba ibikorwa Kabarebe arakora ibikorwa binyuranye. Hari abantu mwigeze kumva bitwa Emile Gafirita bavanywe muri Kenya bagatwarwa. Ibyo ntandi babikoranye bakazora babikordonaga, bakoresheje amafaranga, bakoresheje za inzego zinyuranye n'amafia wenda n'inzego zigahabwa ruswa. Mwakurikiranye abantu bagiye bava i Bugande batwarwa, bariyete na Mutabazi bande, ibyo byose ni Kabarebe mu bikora. Ikintu kibabaje, Kagame yamaze gutopinga, ageze hejuru mu bikorwa bibi, akavuga ati kugira ngo formule izagorane reka njandikemo abantu bose, ko tumenyera abajenerali ba Kabarebe abo ngabo babitangiriye za Kongo ntahe hose, ko tumenyereye abo ngabo bari abasirikare bakuru banyuranye bose banziza abo ngabo badani munyuza. Ubu rero bavumbuye turufu ryo kujandika kuva n'abasirikare ku nzego zo hagati kugira ngo formule izagorane. Ariko rero ndagira ngo nabagenzi banjye bari muri kiriya gisirikare babonereho kumva igihe kirageze kugira ngo guhabwa amabwiriza adahuje n'amategeko, atemeye n'amategeko, abantu bitandukanye nayo. Mu mategeko y'u Rwanda birimo, amategeko mpuzamahanga ari birimo, ibyo bintu abantu bakajye babishingiraho. Nkuri mu Rwanda biragoye wenda, ariko ntago biri impossible. Nk'umuntu se wagize imana akubwira bati jya gukordona igikorwa cyo guhotera umuntu hanze, niba uvuga uti amategeko ndayubaha, iki gikorwa ntabwo ari cyo, wakwigumiye hanze ukanakomeza. Bari abantu bakomeza kwijandika muri ibibazo by'amaraso. Kagame ashaka kugira ngo formule igorane. Ngenyeka kugiye kigeze kugira ngo batangire basobanukirwe bitandukanye n'ikibi, kuko hari ababishoboye. Nta hantu na hamwe ndabona kugeza ubu ngubu umuntu yagiye yunguka mu bikorwa by'amaraso nk'ibyo ngibyo. Biragayitse cyane, birababaje. Umuntu nka Krizo nakurikiye profile, simuzi ku giti cyanjye, nakurikiye profile ye, n'umuntu wari warahunze leta intambara na 24 yarangiraga,
agenda yubaka ubuzima bwe, akora muri TPR niba ntibeshya, akora ibintu binyuranye. Niyo mubonye ku mafoto mbona ari umuntu wari umeze nk'uwifashije, ariko birababaje kubona umuntu nkuriya, simuzi mu bikorwa twita by'amashyaka, ntabyo muzimo, ariko Kagame azi impamvu amutwaye. waba ukeka iki se? Ndacyakurikirana sindabimenya, ariko bizagera bimenyekane. Ariko ikidashidikanywaho ni Kabarebe wa coordonné operation akoresheje umusirikare witwa Steven Kazora. Bamaze kumufatira se aho i Nairobi, niba ndumva barabikurikiye, bamunyujije izihe nzira? Uko bavuga yuko ngo bamutwaye, bari bafite, biroroshye muri kariya karere Nyesi, iyo ufite amafaranga nuko Kazora avuga ko ngo afite amakonte, nyuma amaze yo kumufata yavuze ati mushyira amafaranga angana atya. Babazi ko bakora ibintu, kandi abo babikorana bamwe nibo babitubwira, ntandi tubikura. Nk'uko nakubwira nte ngo Steven niwe wabigiyemo, ntabwo yanditse ngo ni Kabare wabigiyemo, nkaguha nizo detail. Bavuga ko yaciye ku mupaka uriya wa Ubugande na Kenya, mu modoka. Ni mu modoka bamutwaye, ariko biroroshye, utanga amafaranga, haba ari umuntu umwe tubyite wenda mu nzego z'umutekano barebeye ikintu cyangwa banabeshye, agacaho rwose, kandi ntabwo kariya ntabwo bigoye bifite amafaranga. Bageze mu Bugande, ntabwo nakubwiye ntibyatangiye isaha birangira bitya detail zabyo, ariko l'essentiel nuko byagenze. Ubusi mu Rwanda hari Kigali, arafunze, ari muri ayo mabagiro ya ntuza ya ZDMA mwumva, bazamukura ngibyo bamukuramo, ubwo lesore ataramerisi ya Kagame. Yaba se wenda agiye kuba umwe mu byo mbona byandikwa kuri za murandasi, ko ngo bashakisha umuntu wari mu basirikare ba ku gihe cya Habyarimana, wazajya kwemera ko ibyo Karenzi aregwa ari we wabikoze, bakamuvana muri Kenya. Abafashe barwarakabije bemeye ibintu byose by'imyanda bihari. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari ibyo. Bwana Micombero, se ubibera mu Rwanda ubifasha ute? Birakubabaje, ufite umujinya? Ndababaye, birababaje kubona igihugu cyawe warwaniye, wavunikiye, wifuza yuko ibyo wanengaga mbere bitabaho, wifuza ko u Rwanda ni igihugu mu by'ukuri, ni igihugu cyiza Nyesi, ni igihugu nta mbeho nyinshi kigira, nta bushyuhe bwinshi kigira, ni igihugu cyera, ni igihugu mu bukene gifite abanyarwanda bihangana bakabaho. Ntabwo rero ntabwo bakeneye abantu babuza amahoro nka Kagame n'iriya systeme ye. Birababaje cyane. Ikintu cyabaje cyane kurushaho rero nuko ubu ngubu wita ko agezweho mu Rwanda n'umuntu barijanditse mu bintu bitari byiza. Ubunyarwanda bwarabuze, sinzi ho bwagiye. Kera wabonaga umuntu ukambwita ko ibintu ntabwo ari byo, ugasanga bimuteye isoni, ariko ubu ngubu umuntu arigamba ko ari umwicanye ruharwa, akishimira ati nishi gipingamizi, kandi ubutabera buhari, abantu barafabrika amadosiye, ibintu byose tunenga Kagame, ntaho Kagame abikora ku giti cye, arakoresha abanyarwanda. Ukibaza uti rero saba abanyarwanda, ubunyarwanda bwabo bwagiye hehe? Kandi ubunyarwanda aribwo bwasigaye, ubututsi n'ubuhutu n'ubutwa nibwo bwagiye. Ubunyarwanda bwa Kagame. Kagame mu kurangiza ya nyandiko navugaga yanyu itangazo, haraho musaba yuko abantu basasa inzobe. Ninde wafasha abanyarwanda gusasa inzobe kugira ngo bahure baganire? Nkeka ko ari processus ndende, kuko ikizitira abanyarwanda kuganira n'abafite instrument z'ubutegetsi. Ubundi ubutegetsi kugira ngo ibiganiro bibeho, n'ubutegetsi butegura ibyo banze kugira ngo ibiganiro bibeho. Ubusenyesi tuganira nga muri diaspora hanze, imyanzuro twavana mu byo twaganiriye yaba ari yihe. Nkeka ko ikibazo naho kiri, ariko nibura nkeka ko ari processus ndende. Nibura abatwe turi muri diaspora tujya aho duhurira tukaganira, tukagira aho duhurira twabwizanya kuri gutya, ukambaza nkagusubiza, ukahura n'umuntu utekereza ku byo butandukanye n'ubwawe. Kuba mudahuza ntifuze kwapfa, ukavuga ko reka tuzahura ubutaha, numva ko ashobora kuba afite icyandusha. Urumva icyo kitwa deba. Urumva ntabwo rero mu Rwanda nta deba ibaho. Iyo umuntu akudefiye ufite imbaraga, solution kumwica, kuko niwo muco uhari. Icyo ni ikintu cyabaje cyane rero. Nkeka ko rero reka tubigerageze ko tukiri mu bihugu bituma dushobora kuba twaganira, tugende twanduzanya buhoro buhoro, dukomeze ibikorwa bya politike byo ku-expose ubwiriya leta. Iriya leta yonyine idufasha kwihutisha ibisenya. Kagame ni umuntu mu by'ukuri ibintu bikomeye bitya wenyine yazisenya. Nagira ngo ugire ijambo rya nyuma babwira abatwumva, dore ko n'ibiganiro byawe kenshi byumvaga na benshi,
nagira ngo ugire ijambo wabagenera. Ijambo navuga ntanirihe senyesi nko twakomeje kubiganira no kwifuriza icyambere cyo abanyarwanda bari mu gihugu imbere. Turaparataje akababaro bafite. Abanyarwanda bafite akababaro ku mutima kandi gakomeye cyane, nibihangane. Abanyarwanda bagira ubutwari kugira ngo buri muntu mu bushobozi bucye afite ashyigikire cyangwa akora igikorwa cyatuma ku kababaro ke kazageraho kagashira. Twafashe mbere nk'abanyapolitike, societe civile zirakora akazi kazo aho bishoboka, ubwo ni hanze ko imbere nta kigenda, turakora ibyo dushoboye, ariko nta kabi gahora gahanze. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri navuga, ndabwira abasirikare bagenzi banjye, amategeko barayazi, amateka arabereka byinshi. Ejo bundi general yarafashwe, nta kidashoboka. Utarijandika muri biriya bintu by'ubwicanyi n'ubugome nitandukanye nabyo. Umusirikare nawe umusirikare wa leta, nta umusirikare w'umuntu, biragoye. Ariko buri muntu aho ari afite akantu gato yakora kugira ngo akarengane inzego z'ubutabera z'umutekano zikora mu Rwanda kagabanuke. Turabizeza yuko urugamba turiho rushobora gutinda cyangwa rushobora kwihuta, ariko icyo twabizeza nuko tuzirikana akababaro bafite, tukaba tubafasha kugira ngo nabo buri muntu ku giti cye arebe icyo ashoboye. Simvuga ngo kana kashoboye iki, arebe icyo ashoboye agikore kugira ngo ibi bintu yobugarije bibe byarangira. Yego ni rya nyuma, ariko se Micombero, Bwana Micombero, umunyarwanda uri mu Rwanda nkurikije ibyo wagiye uvuga, ubushobozi bafite n'ubuye muri uru rugamba nyine muvuga murimo? Nanjye nakubwiye nti bike byashoboye, bishobora kuba atari byinshi umuntu ku giti cye. Urumva hari abantu bajandikwa mu bintu bafite na possibility yo kuba hari ubwishingizi kugira ngo bitandukanye nabyo. None se nyesi kuki twahunze kiriya gihugu? Ngiye navuye muri Sudani, wenda twasozaga, navuye muri Sudani ngifite igihe cyanjye cyo gukora, nari mfite na opportunity yo kuba nasubira mu Rwanda nkabona indi mirimo nkakora ibindi byinshi, ariko nasanze ngiye kwijandika mu myanda myinshi kurushaho. Ndavuga nti oya, ntacyo nabihinduraho, reka niba nitandukanye nabyo. Kiriya gihugu hari ibintu byoroshye cyane, abantu ibintu bimwe namwe niyo batanabyanga ku mugaragaro, gushakisha ubwenge bunyuranye kugira ngo bitandukanye n'ibikorwa bimwe na bimwe. Navuze akantu gato umuntu ashoboye akariko kose, buri muntu muri kayi mureba afite akantu gato yakora. Arega n'ibikorwa bya opposition tuvuga tugerageza turi hanze, hari ukuntu byashyigikirwa. Abantu bava mu Rwanda bakatubwira bati turi kumwe, ushoboye dore ka Fred Mission nabonye, dore tugasaranganye ngo bigende bitese. Abakozi iki ntago bakampe ngo ngure umugati ku mugati ndawufite aha, ntabakampe ngo ngure karubira ko karubira ndayifite ndayishyurira. Akavuga ati aka kantu ko muhaye ni sinye ntoya mu rugamba rurerure ruzatubohoza. Bwana Micombero, ntabwo ufite, ndabona uyu munsi usa iyo uvuga ibyo bintu by'abantu barigiswa, wowe ntabwo ufite, cyane cyane ko mu bikunda kuvugwa havugwamo abantu bari muri RNC, bavuze Himbara, bavuze bari abantu bagiye muri Amerika bushize kujya kuvuga biri mu Rwanda. Wowe ku giti cyawe ntabwo ufite? Ubwo wase bufasha ikinyesi ko gufasha gupfa vuba, ahubwo ntabwo nshaka gupfa vuba, nta nubwo bamfite rero. Ubwoba bahitamo, ubwoba ni inzira bahitamo, ariko njye Kagame arabizi. Ari Kagame nizo nzego nizo mashini ze zica zirwa ziduhiga mu Bubirigi, tuzareba umwazagwa mu mutego. Kagame yabikoze muri Afrika y'Epfo, wenda nahazabigerageza, nahandi azabikora. Ibyo navuze nkubwire ni Kagame wenyine